seri nakubwiye ngo inyama yitwa adeperi ni inyama yokeje ariko igize gute irura, nta muntu upfa kuyimira atarayitoranyirijwe. Niyo mpamvu rero muri iyi minsi ubu hari abo ziri kururira, none se nizaruye harimo induru kumira mu w'Imana, ahantu abantu bapfukamye, ahantu havugiwe ijambo ry'Imana, ntabwo aho hantu wahafunga. Amakuru dufite hari imfunguzo z'ijuru Imana yamanuye zo gukingura ahantu hose hasengewe n'abantu b'Imana. Uko bimeze nuko biteye, nubwo isaha itaragera kandi nigera ntabwo biruhanije mwene data, ntabwo biruhanije. Hari imbaraga ujya ushyira muri terebuteri kugira ngo watse amatara, buzaki Imana yakije itara abantu nongere mbisubiremo, ahantu hose agasozi kose kasengeweho n'iki n'abantu b'Imana, bakahavugira Imana, hari imfunguzo za zindi riziki Chantal yavuze Imana yabitse. Wumvishe se yarazijugunye? Yarazibitse. ubundi se kuki yazibitse nyine wakwibaza kuko riziki yaravuze ati Imana yarazibitse, kandi ahantu azazibika nawe uzaziyambura, nta muntu uzajya kuzikurayo azabikingure nanone niyo ubwayo izagaruka. Ariko se nanone umuntu akibaza, izi mbaraga mwatakaje nk'uko bivuga, abantu bagapfa bagakubitwa bagafungwa bakubaka ibi bintu, none ukavuga uti hirukanwa abashumba tutari bubare, hirukanwa abarimu batari bubarwe, hirukanwa abarimu batari bubarwe, insengero nyinshi bazikubiseho ingufuri, hasigaye mbarwa. Nk'ubu Rulindo ngira ngo hari itumba niyo babahaye, n'Akamonyi harimo rumwe, na Rulindo harimo rumwe, ubwo no mu mirenge bagasigamo urundi rumwe. Ziriya zindi zisigaye wasanga ari irerero cyangwa ibihangari by'ibigori, ariko utanze konegisiyo y'ijuru, kandi nanjye aho ndabyemera. Dushingiye ku makuru Imana yatambukije no muri wowe, narizi kisava, ariko nawe ubwawe warabihanuye, uvuze ko gusenga kuzongera kukabaho kwiza kandi gutomoye. Aba bantu b'Imana bakoze ibi bintu bazaba bahari, nibo bazabikoreshwa cyangwa hazaza abandi? Hari icyo bita akayungirizo, hari akayungirizo kagomba kuyungurura. Niyo bagiye gutera umucanga barawuyungura, cyangwa amasaka cyangwa ingano n'ibindi. Buriya Imana ifite ibintu iri kuyungurura. Hagomba kuba hari abo bita abayede. Abayede nibo bayungurura, nta mufundi uyungurura umucanga. Ariko siko ari sibyo, nta mufundi uyungurura umucanga uyungururwa n'abayede. N'umufundi wayunguriye umucanga aba ari igisambo. Utese ku cyaba ari igisambo, abashaka kurya y'umuyede akaza kurya n'ay'umufundi. Ariko Imana rero buriya hari abo bita abakapita. Nigeze kuryama nijoro, Imana irambwira ngo itorero ririmo abakapita babi. Abakapita babi akoresha umukozi. Reka dusome n'iryo jambo. Hari amagambo yanditse muri Matayo ibice 24, n'amagambo avuga ku mugaragu mubi n'umurwanyi, na bya bisonga bibi n'abagaragu bimye shebu. Ni umugaragu ngo mubi. Uwo mugaragu yakoranaga n'abandi bagaragu, abahukamo arakubita inkoni. Ni Matayo ibice 24 n'umurongo wa 48. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Iyo ni politike, no kwinjira mu bintu bya politike. Abasinzi, iyo bavuze abasinzi ntabwo ari aba banywa inzoga, ni abantu. Buriya hari abantu b'abasinzi babaho batababarira, ukabona ibintu mbese. Ubundi umusinzi, ahantu ntuye hari umuntu nturanye nawe, mperutse kumwinyuraho nta cyumweru kirashira, yaranyoye arasinda. Amaze gusinda ageze haraguru y'iwanjye avamo imyenda ariryamira. Noneho
kubera ko ari mu rutoki akajya ibishwangara, akamanura ibishwangara agira ngo ni uburingiti ari hakuru. Abantu bazindutse bagiye mu misa ya mbere barahamusanga ari guhamagara umudamu we, kana ubu buringiti bwafashwe mu biki? Ubwo hari mu rukerera. Abantu nibwo bahamagara umudamu we baramubwira bati tabara tabara, tibanguka uzure umugabo wawe yaraye hano ari kuvuga ngo kutamworosha. Ubwo gihe tukira uhafate turahita tuhabandanya. Izi sengero zose bagiye gufunga nk'uko wigishije iri jambo, ntabwo yari konegisiyo y'Imana yahamanukiye, nose ubwo niba yarahamanukiye bakaba bagiye kuzifunga hagasigara bumwe yenda mu murenge nk'uko biri kuvuga. Ikindi ni Imana yahagaritse irivugabutumwa kuri uru rwego, cyangwa se ni ubuyobozi bw'itorero ryatubyaye Pentecoste of Rwanda ADEPR? Dufite ubunararibonye muri uyu murimo. Ubunararibonye mvuga si uko turusha abandi kuwukora, ahubwo ndashaka kuvuga ibyo twagiye tubona mu murimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo niba hari itorero ririho mu buryo bubiri, rimeze nk'inyama yokeje, umuntu wese uyikubise amaso amazi yuzura iki? Akanwa. Kavuga ati wama nkarumaho. Ariko iyo rero iyo nyama iyo uyikojeje mu kanwa irarura, uyigeza mu kanwa ukakubwira iti nubwo urya urasabwa kumara iminsi 2 utarya kugira ngo dukorane, kagusaba amasengesho. Nubwo urya urasabwa kubakira abapfakazi mu gihe wowe urashaka kugura ubwato bwo mu nyanja. Nubwo urya, ubwo ndi kuvuga kuri iyo nyama yitwa itorero. Nubwo urya urasabwa kujya ugenda aho abapfakazi bari n'abantu bambaye ubusa ukaba inshuti yabo, noneho wahagera bikakunanira. Ubwo nibwo rero abantu batangira guhimba ibintu by'ibidega, bakazana ibi ni ibidega abantu bakora mu itorero by'abadayimoni, bakaza bagaturaho kandi bakabyita umurimo w'Imana. None icyo ushaka kubwira cy'ubunararibonye muri 83 utagira ngo wenda ni nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, muri 83 abantu bavugaga ubutumwa bwiza bakaruha abasaza, n'umusaza witwa Kiza Tadeyo, ndamukunda cyane, nawe aba mu mwuka w'Imana. Yavuze ubutumwa akaturuka akaza akikorera ibiti hano ku kibuga, urahabona, akazamuka dore ruriya rusengero hejuru, akazamura ibiti n'abakirisitu bajya kubaka hariya hejuru ya torero ry'Iruhande, bari kuhubaka. Noneho bakaza kubwiriza ubutumwa urugo ku rundi, bagakora amakonseri. Noneho hari konseri twakoreye hano hirya muri rino soko ryo mu Gasiza. Icyo gihe hari habitwa ababurugumesitiri. Ubu se wababona? Wakubwira ngo burugumesitiri wamwerekana? Burugumesitiri wariho icyo gihe ahita ategeka ko umuntu wese wakandagiye muri iryo teraniro bamufata bakamufunga. Bari batanze utuntu tw'udutirete, uvuga ngo bavugaga ubutumwa barangiza bagatanga utuntu tw'udutirete, hari utw'ikibona invitation, n'ubu banakaguhaye abubu bakaguhaye bakakakugurisha. Nk'ubu hariho bagendaga bategura imirongo yo muri Bibiliya, bakandikaho ijambo ry'Imana, bagashyiraho hakaba hariho n'amashusho y'icyo gihe gihwanye n'icyo gihe. Nka hariya Yesu ahura n'Umusamariya, hakaba hariho ifoto y'Umusamariya n'ifoto ya Yesu, bakandikaho ayo magambo. Noneho bajya gutaha bakadusigira abantu abaturage. Icyo gihe rero burugumesitiri icyo gihe wariho icyo gihe ndamwibuka, yaravuze ati umuntu wese wafashe ako gapapuro mumufate mumufunge, ati kandi batazongera kugarukaho. Ubu aho ngaho yabirukanye hubatse paruwasi, ni hariya urusengero ruri, haraje ubutumwa bwiza buravugwa. Ubu se ntibakoze uwo murimo? Abantu barafunzwe, abantu barakubitwa, abantu bahura n'akaga gakomeye, wajya gusaba ibyangombwa ntibabiguhe ngo kubera yuko wagiye mu idini runaka. Ubu si itorero ryari rimaze kugera, sinumvishe ngo mu maparuwasi ejo bundi batoranyijemo 30
yari amaparuwasi 145, n'atanu. ariko ubwo 145 hari nayo hanyuma y'abashumba b'uturere bariya bavuyeho n'aba bashumba bashyashya bari bariho hari mbere yari 400. rero icyo nashaka kukubwira, Bibiliya iravuga ngo ibyo babikora nkakwihorera kugira ngo mpanye nawe. nagira ngo mbwire abankurikiye n'abatwumva, yego, ikintu cyitwa urusengero, ahantu hose hasengewe. tubahaye ikaze kuri Mwigengesero TV. ngira ngo ni ubuntu tugiriwe n'Imana, turi kumwe n'umuvugabutumwa Kavamahanga usanzwe abagezaho ubutumwa bwiza kuri Mwigengesero TV, ndetse n'ahandi wabasha kuba waramubonye cyangwa uzamubona. we wakanze subscribe, like na share n'ibitekerezo byawe muri comment, ni ukuri bravo, kudeshapo, turagushimiye. n'ubu rero tugiriwe ubuntu n'Imana, tugiye kongera kubana nawe mu gaseke agiye kudupfundurira ku bimaze iminsi bivugwa biba ariko nk'ijambo ry'Imana. Nyakubahwa Bwana Kavamahanga, tuguhaye ikaze kuri Mwigengesero TV. Murakoze. Twongeye gushimira Imana duhaye umwanya kugira ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga. Reka dutangire dusenga. Mwami Yesu, Murengezi wacu, tugushimiye ko ari wowe wabaye mu ruhande rwacu, cyane iyo twibutse umuririmbyi waririmbye indirimbo akavuga ngo dore amahirwe twe dufite kubera ko uyu munsi tukiriho. Kuba turiho ni amahirwe waduhaye, n'abandi baduteze amatwi nabo ni amahirwe. Muri aya mahirwe rero uduhe kuvugamo ijambo ryawe, ube mu ruhande rwacu, turinde gutana, utube hafi, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero nifuje kuvuga ku kintu kijyanye n'itorero, cyangwa se itorero ni iki. Hari amatorero buriya abiri abaho, hari itorero rigaragara n'iritagaragara. ari ibyo twita urusengero, cyangwa se itorero ry'ahantu, ari naryo muri kubona rigenda rivurunganamo imivurungano itandukanye, abantu tukavuga izinduru, ariko itorero rya Kristo riri ahantu mu ibanga. cyane ko hari umuririmbyi waririmbye ngo mu byago biritera rijya rihururwa no gutega amahoro aturutse mu ijuru. nagira ngo rero twifashishe ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Matayo, ni ibice 9 n'umurongo wa 37. ni Yesu wabwiraga abigishwa be ngo, maze abwira abigishwa bati, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. aya magambo rero Yesu yabwiye abigishwa, akababwira ko ibisarurwa ari byinshi, hakenewe abasaruzi. ntekereza ko aba bantu bagenda bahagarika, ubushize hamanje abarejiyonari, hakurikiraho abashumba b'uturere, hakurikiraho abashumba b'amaparuwase, hakurikiraho ababwirizabutumwa n'abadiyakoni bajemo, kuko hari icyaje cyitwa minisiteri cyaje cyitwa minisiteri. icyo nicyo cyahanaguraga burya abadiyakoni bavaho. ni kuko nibuka ko hari urusengero batuye za minisiteri, babadiyakoni ntibibonekamo. ku cyumweru afite abashyitsi, ategereza n'umwe aramubura. amubuze baramubwira bati, hari minisiteri mwashyizeho zibishinzwe, nizo zigomba gukurikirana ibyo bintu. arongera akoresha inama ati, rwose mumbabarire, ati ntabwo ziriya minisiteri zibasimbura, babasaba imbabazi. iri jambo rero rivuga gutya ko ibisarurwa ari byinshi. ntekereza ko buriya niba hari ikibazo kiba ku bantu ni ubukene bw'ijambo ry'Imana. navuze ko ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa itorero. buriya ahantu hose mubona hubatswe isengero, kabone n'ubwo kaba ari akaruri, kakaba gahari kakubakwa, kamara kubakwa abantu bakagasengeramo uhari,
karubatswe n'abatware bahari. Ako kantu uba usabwa kukareka, umuti si ukugasenya ahubwo ugomba kukaburira ikintu bita iki, imbago. Kimwe nk'uko nawe ufite isambu ukaba ufite agashyamba gatoya ahantu runaka, wadikarije n'abantu bafite amashyamba manini, ntabwo bavuga ngo umuntu ufite ako gashyamba nagenda akarimbure cyangwa se wenda komeke ko ufite ishyamba rinini. Batera imbago kakaguma arake, niko nguko biba bimeze. Rero n'itorero buriya nubwo uzabona bikagera ubwo abantu barutaha, hakaboneka umuntu uyobora amateraniro, icyo kintu kikahakorerwa. Buriya reka mvuge ku kintu cy'amakonseri. Buriya amakonseri ahantu hose aba, ayo makonseri ni ahantu hateguwe kera isi itarabaho. Abantu ibyo ntabwo bajya babimenya. Buriya hari ikintu cyitwa amakonegisiyo y'Imana. Imana igira amakonegisiyo, hakabaho n'iminara. Noneho hakabaho nanone n'amakonegisiyo ya Satani n'iminara ya Satani. Hanyuma ni muri urwo rwego rero buriya ubona ahantu hose hari urusengero, hajya ahantu haba hari konegisiyo ituruka mu ijuru. Ndaguha urugero. Hari uwitwa Yakobo yigeze kuryama arota ngo urwego ruteye ku mutwe we. Icyo kintu buriya ni ikintu gikomeye. Ririya jambo ni ijambo rifite imbaraga, abantu batajya batekereza bakavuga ngo wenda ngo yararose gusa. Kuki se ataruteye mu rubavu? Ku mutwe we ni ukuvuga ngo ni Imana yashakaga kumubwira ko ijuru rizakorana n'ibitekerezo bye. Niki Imana yashakaga kuvuga ngo urwego rwari ruteye ku mutwe we, mu bitekerezo bye. Ni nayo mpamvu buriya hari abagore birwa bahanganye n'abagabo. Umugore uhanganye n'umugabo ni nk'uko wafata umutwe wawe ukawukubita ishyi, ukawucoca ishyi, ugakubita cyangwa se ugatera ugakubita hasi. Nuko Bibiliya ivuga ko ngo umutwe w'umugore ari iki? Ari umugabo. Vuga ngo umugabo, mu yandi magambo bishatse kuvuga ko umudamu kenshi na kenshi agomba kumvira ibitekerezo by'umugabo we, bitavuze yuko n'umugabo atakumva ibitekerezo by'umugore, ariko kugira ngo umugore yumve nuko amanza kumva iki? By'umugabo. Ibyo niko biba bimeze, ni kimwe kwa kimwe. Noneho rero aho hantu Yakobo yaroteye nako ngo yarakangutse, aravuga ati kandi ngo yari yiseguye ibuye ntabwo ari umusego. Ibuye si umusego rwose, si umusego ahubwo ryaguca igikanu. Vuga ngo biriya yaraharyamye, ibibazo ari umurengero. Nicyo bishatse kuvuga. Ariko iryo buye bimeze nk'amabuye. Noneho ngo ararota, amaze kurota arabuhindukira kubera n'umubabaro nuko igikanu cyahiye. Aravuga ati ntabwo nari nzi ko umuntu yajyama ku gasi ngo Imana imuroteshe. Aravuga ati rero aha hantu ndoteye izi nzozi, Imana ningirira neza, nzumva bya bibazo ko byo bigiye kuza, ikampa ibyo kurya. Yarafite ikibazo cy'ibiryo, ikampa imyambaro, ikampa n'amafaranga. Ati nzatanga kimwe mu icumi. Abantu rero b'iminara y'abadayimoni uzumva barwanya icya cumi, bajya bose n'amakonegisiyo yo kwa Satani. Uzagira intege nke utashobora kugitanga, ariko ntuzigere wigisha abantu kudatanga icya cumi. Uwo muhigo se Yakobo yawuhigaga Imana yayamubajije cyangwa iyamutumye? Yavugaga se ngo azajya atanga icya cumi ngo Imana imanuke? Hari wari wamurambitseho ibiganza ngo Imana izamanuke ifata ayo mafaranga ye? Ni ibintu Imana biri muri spirituelle, biri mu mwuka, utashobora gusobanura mu mubiri, utashobora kubwira umuntu w'umunyamubiri. Ari nabyo Yesu yabwiye Nikodemu ngo yagiye nijoro, aramubaza ati umuntu
yakora ate kugira ngo abone ubugingo buhoraho? Yesu aramubwira ati umuntu utavutse ubwa kabiri ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Mu mubiri wa Nikodemu aravuga ati mwoka byaraba, ubu se umuntu azasubira mu nda ya nyina abyara ubwa kabiri? Yesu aramubwira ati ikibyawe n'umubiri n'umubiri, n'ikibyawe n'umwuka n'umwuka. Nuko yamusobanuriye. Rero aho hantu Yakobo rero yaryamye hari rezo, hari konegisiyo y'iki? Y'Imana. Ni nayo mpamvu ushobora kwidumbukiza ukubaka urusengero ahantu hatari iyo konegisiyo, ukarwana n'umurimo w'Imana ukagira ute, kuko ntare zihari. Ntihagire n'umuntu n'umwe ukizwa aho hantu nta konegisiyo igize ite? Ibihari haba haratoranyijwe nawe. ni uba Imana iguha umugisha, ni uba warahatoranije. Ndaguha urundi rugero. Uwitwa Petero yagiye kuroba ahantu hatari konegisiyo, agezeyo ubundi ngo amafi ngo bayaroba nijoro, bakesha ijoro habe n'umunyorogoto bafashe. Hanyuma ngo umwami ngo arabitegereza arabababarira. Buriya iyo dushonje umwami ajya atugirira imbabazi. Muri aya masaha Imana itugirira imbabazi, igirira imbabazi abashonje, igirira imbabazi abambaye ubusa. Kandi abanyarwanda bo baraciye umugani ngo uwawurariye ntamenya ko urumangwa. Ni umugani w'abakurambere. Wari umutsima. Ni umutsima. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu afite ibyo kurya ntabwo amenya ko abantu babibuze. Iyo umuntu yambaye imyenda ntabwo amenya ko hari abambaye ubusa. Aho hantu rero hari amakonegisiyo y'Imana, niho hagiye hubakwa isengero, niho Umwuka Wera yagiye atoranya. Ni muri urwo rwego rero Yakobo yavuze ati Imana niramuka ifashije nkabona ibyo kurya, nkabona imyambaro n'amafaranga, nzajya ntanga kimwe mu icumi. Uwo muhiga arawuhiga, atawuhigishijwe n'abantu, atawuhigishijwe na pasitoro, atawuhigishijwe n'umushumba, n'umutimanama yarazi ko Imana ikunda icyacu. Arigendera. Mu by'ukuri koko Imana yaje kumugirira neza, aragaruka ngo yasize ahashinze ibuye. Nibyo uzabona abatware bize. Reka buriya nubwo barwanya ijambo ry'Imana bakora ibyayo. Nta kintu na kimwe buriya ubona mu isi kitari icyanditswe muri Bibiliya. Neza nujya kumva wumva ngo bagiye kubaka ivuriro runaka ko batazanamo akaterepurari ngo ahite ahatanamura. Ni ngombwa ko umuyobozi runaka ajya kutangiza icyo gikorwa, akahajyana ibuye akarihashinga, cyangwa abapadiri bakajyana umusaraba bakawuhashinga. Ni uko nguko bimera. Noneho ibindi bikazaza nyuma. Ujya baba bagera ikirenge mu cya Yakobo. Nuko byagenze. Rero mu murimo w'Imana abantu mubona umurimo w'Imana muri Zaburi ya 50 hari n'umurongo wa 21 hagati aho haravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpwanye nawe. Naha rero ubona abantu bagenda basenya umurimo w'Imana. Niba hari ikintu kigorana ni uguhindura umuntu akaba umukirisitu. Biragorana, ni ibintu bisaba gusenga. Ariko hari n'igihe se umuzana mu rusengero ukamarana nawe imyaka 10 atarahinduka, atarigeze amenya Imana, ukagira ngo ari mu rusengero. Nigeze icyo gihe yari korali ya paruwase, noneho twayoborwaga n'umugabo nari buvuge mu izina, hari perezida wa korali akaba n'umubwirizabutumwa ariko anywa itabi. Noneho rimwe twari twagize igiterane, twateranye, harasohoka ajya kunywera itabi muri tuwarete. Hanyuma isigara amaze kuyinywa, nuko arayizimya. Hari ukuntu bayizimya ngo ni ukuyipondeka, arangije ayikubita hano ku gutwi. Abagarutse mu rusengero. Agaruka tugeze mu gihe cyo gutura, igihe pasiteri ahagurutse agiye gushyiraho abaririmbyi ngo baririmbe, abona uwo mugabo yinjiye arebye ku gutwi ke. Ni Imana yamuyoboye. Arebye ku gutwi ati icyo ufite ku gutwi ni iki?
ubwo kandi yari afite n'igiti mu kanwa ari guhekenya inturusu hafi aho, kuvuga ngo amaze kunywa iryo tabi yadukira n'inturusu atangira kurya kugira ngo itabi ritaza kumvikana mu kanwa ke. Nuko icyo gihe abwira pasiteri, hari ku cyumweru, aramubwira ati pasiteri, ati ndafashwa, ati ariko musengere, ati umuzima ndekuri. Yari umuyobozi wa korali. Ni ukuvuga ngo guhindura umuntu. Yesu rero ngo abwira abigishwa be ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Uyu muntu uhagarika abakozi b'Imana, iri jambo ararizi, ntaryo yigeze amenya kuko iyo arimenye wenda by'abasinzi. Umusinzi ashobora kugera aha papa yajyaga asinda, yamara gusinda yashaka kurwana na mama yamuha ibiryo agahita abishugunya akabimenya. Ariko bwacya mu gitondo tukumva aravuze ati hajya naraye ndiye, kandi ibiryo yagize ate yabimenye. Nuko abasinzi bagira gute bateye. Niho rero hano ngo ariko uwo mugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje, n'igihe atazi amucemo kabiri amuhanane n'indyarya, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Aba bantu rero bari kwirukana abakozi b'Imana bo ntabwo bazafungwa, reka da, ni ukuzacibwamo kabiri. Niko Bibiliya iri kugira gute iri kuvuga. Ibi ngibi byanditswe mu Rwanda bitaraba. Ntuzajya ubona rero ukabona umuntu cyifashishije ubushobozi cyangwa n'ububasha afite, icyo abonye cyose agakubita, icyo abonye cyose agakubita, icyo abonye cyose agahuragura. Ariko itorero ry'Imana riri mu ibanga, ntiwarirwanya ngo urishobore. Buriya nahoze mvuga ku kintu cyitwa amakonegisiyo y'itorero. Ubu ubona izi nsengero zose ubona zikinze zitarakingwa, Imana yari izi ko zizagira gute zizakingwa, kuko iyo itabimenya yagiye ibinyuza muri riziki. Buriya rero iyo bari abashumba bacu bavuyeho, iyo babimenya bagahamagara riziki bakamubaza bati ariko twabigira dute, bakemera ubuhanuzi. Ubu nibwo babibona, bakamugisha inama bakamubaza bati byagenda gute. Aba yarababwiye ati wenda nimusenge gutya ibi bintu byagira gute byahagarara. Ahubwo bumvaga hari ubuhanuzi yasohoye bakamuhagarika. Niho ba Sawuli bajya bagera mu kaga bakajya gushaka babamenya, barabaciye barabakuyeho, bakababwira bati ibintu bigomba kugenda gutya no gutya. Kandi mu bantu atari n'abakristo n'abapagani bahabamo abahanuzi. N'abapagani barimo rwose babamo. Hari umuntu umwe, ni umukozi w'Imana, yahanuriwe n'umusazi. Ndaguha urugero kuri Semajeri. Semajeri yigeze gusiba iteraniro yitwaje ngo nta nkweto afite. Aratembera bakubitanye n'agace, ajya gukina ikarita. Agiye gukina ikarita, ibyo hari icyo bitwaye. Umusaza araza ngo amukubite urukona, amubwira ati wageze aho ute? Semajeri baraguye, bamuterura bajyana hehe? Kwa muganga. Yasibye iki? Amateraniro. Ageze kwa muganga nanone ngo ahaza undi musazi, ngo aramwitegereza haryamye mu ngobyi, ati usongere gusuzugura shobuja, urasiba amateraniro. Umusaza arakomeza agira ate? Arigendera. Semajeri aho yari aryamye nibwo ngo yajyaga yabona neza ko yakoze amakosa kubera ko yasibye iki? Amateraniro. Ariko si abakire bari Musanze, Semajeri ntaza mu mwanya wa mbere? Imana ntiyamugiriye neza? Buriya Semajeri afite ubuhamya burebure ukuntu Imana yamuzaniye, marayika amuzaniye ibirayi. Hari n'ibyo yahinze bitakarangwaga,
ukabirya barabiteka. none ADEPR ko ADEPR ari itorero cyangwa se ishengero mu Kirundi ryemera mwemu yera cyangwa se mwuka wera, kugira ngo ripinge ubuhanuzi bwa Riziki, kandi ko yabivugaga mu nsengero zikomeye za ADEPR, bapinga ubuhanuzi bwa Zigirinshuti Michel, bapinga ubuhanuzi uyu Uwosemajeri we yaje kujyamo imbere agenda guhanura bikuramo abumushumba, ariko nka Zigirinshuti ni umuhanuzi, Riziki ni umuhanuzi. Habaye iki kugira ngo ADEPR ibintu by'ubuhanuzi, ariko mvuze ibintu nawe mvuze nabi, kugira ngo umwuka wera bagende bawushyira inyuma umwijima ubinjirane kuri uru rwego? Itorero ukuntu riteye ryubatse, nkunda kuvuga niba ushatse kwinjira muri serivisi za mobile money umanza akanyenyeri, ubanza urwego ntibikunda. Yubatse itorero ishyiraho amakonegisiyo agenderwaho. Bariya bazigira inshuti ibyo baba bavuga, bo bagumanye agakiza k'umwimerere, bagumana agakiza k'umwimerere. Nabo Riziki, buriya Riziki ugiye ukamubwira uti ndaguca umutwe niwongera kubivuga, yavuga ati wakerewe. Ubwiye Zigirinshuti ukamubwira uti ibi n'ibi turaguca umutwe, ni tayari avuga ati ni umutwe gusa se n'amaguru twanyaguze utahe. Ariko hari abandi rero bibera mu itorero, baramurembuza bakamubwira bati turashaka ko dukorera ibi, ati yesi mwebwe mumpa imbaraga mushyigikire, nta kundi ngomba ibyo bintu kugira gute kubikora. Maze se waba warasomye iri jambo ngo mwinginge nyir'ibisarurwa, uzi abasinzi buzuye hanze, uzi insengero zimaze gufungwa, ibyaha bimaze gukora, abantu bamaze ukuntu bangana, wahanga. None se nimba uhagaritse, ubundi guhagarika abashumba no guhagarika ababwirizabutumwa bishatse kuvuga intege nke. Wowe se nimba uhagaritse abakozi, abakristo uzabazanirwa nande? Uyu munsi se ndaguha nk'urugero, mperutse nari mvuye ahantu ndi mu modoka, nkubitana n'umumama umwe aransuza, turaho ni amakuru ntabwo mumenye, arambwira ati twarasenganye muri 2012, ati cyagiye wayoboraga, ni cyagiye nayoboraga rero atorero ry'ubukoro hari intebe ikiza indwara, ndahabona. Arambwira ati mperuka ibihe byiza icyo gihe, ati nibwo nkimeruka kwinjira mu rusengero nkumva ubwo buryohe. Noneho ndamubwira ni ko wagendesheje, arambwira ati se utambeshye wowe, iyo winjiye mu materaniro ubona hari uburyohe burimo. Ikindi kandi ijambo ry'Imana dore icyo rivuga ngo niturakara izuba ntirikarenge tukirakara. Ubu ngubu ababwirizabutumwa twabaye indakare kubera ko baduhagaritse mu murimo w'Imana. Ningwa natwe dufite amacana tuvugiraho, abatayafite bavugira kandi nibo benshi. Twe tugira ahantu tuvugira ijambo ry'Imana tugahumeka, Imana ikadufasha ikadushyigikira, tukabona n'abantu bari kudukurikira. Ni nayo mpamvu buriya nk'aba bashumba bahagaritse ejo bundi nanone batakaje amaparuwasi, ubwo nanone uburakari burinjiye, bazajya bahora barakaye. Hari abataye akazi baza mu by'ubushumba, hari abo nzi bari abadiregiteri, hari abo nzi bari abaprofesori, hari abo nabonye ejo bundi bahaye nanone ubupasitoro barabasengera. Bibiliya reka mvuga ku kintu cyitwa ubusambanyi hanyuma sose. Iyo bavuze ubusambanyi abantu benshi bakunze kuvuga ni ukuryamana n'umugore utari uwawe, icyo gihe uba wasambanye. Noneho ubu busambanyi ishaka kuvuga kuba uri executive w'umurenge bakagusengera ku bupasitori, icyo gihe wabaye umusambanyi, kuko ni ugukora ibinyuranije n'inshingano. ntawe ukeza abami babiri. Ni naho bya Kayizari mu bihe Kayizari. Ni ukuvuga ngo none se niba ari executive, ko hari abo nabonyemo, niba ari executive ejo akaza abagiye gukora amadevoruse akavuga ati cy'Imana yatandukanije nawe gitandukanye, ubwo ni mu rusengero, mu murenge akavuga ati ishingiye ku bubasha mpabwa na leta akabatandukanya.
uwo muntu si umusambanyi? Kuba uri umusirikare, kuko Yohana yaravuze, abasirikare baramubajije ati se twebwe nk'abasirikare tuvuzeho iki? Ati ibihembo byanyu bibanyure, ati mwirinde kurenganya abaturage. Ni icyo ngicyo yababwiye, ubundi mwikomereza iki? Umusirikare. None ubaye umusirikare, uvuye mu gisirikare, uzi ko uri ingabo y'igihugu, urashaka no kuba pasiteri, ubwo ni ubuki? Ni ubusambanyi. Ari nayo mpamvu nuko igihe cyagiye mba mvuze ku kintu cy'isezerano. Isezerano ni gusezeranye n'umuntu, mba mvuze ku basore basezerana n'abakobwa kuvuga ngo tuzabana. Ibyo bintu bibitse ahantu, kundira ubutaha tuzategura kuri iryo sezerano. Ariko inshuti z'Imana mudukurikiye, iki kiganiro twagiteguye tugira ngo abantu babaye mu itorero, abashumba babaye mu itorero, nimba koko mwarahamagawe n'Imana, muhamagarane, mufite amatelefone, muhane umunsi wo gusengera itorero rya Kristo kugira ngo Imana ibigumemo, kugira ngo Imana ibagumemo. Naho iby'isengero Imana yamanuye ifunguzo, izakingura ahantu hose, nubwo kaba ari agasengero kangana n'ikigega, kazongera kabeho, kandi kabeho mu bihe bitandukanye, abantu bongere bahumeke, abantu bongere basabane. Imana rero ibaha umugisha, kandi Imana ibashyigikire. Reka dusenge. Mana yacu, urakoze nyir'ibihe, ushimiye ko uri umubyeyi mwiza, ni wowe utuba hafi Mana, ukatugirira neza. Ube hafi y'abakozi bawe, bagirire ubuntu, kandi ubakangure, ubigishe kugira icyo bakora. Nibutse abari mu bwato ku gihe cya Yona, bahuye n'amakuba n'ibyago. Umwe aravuga ati ariko mwaretse tugasenga tukabaza Imana zacu ikiduteye ibi byago. Bavuye mu nyanja, igisubizo kibonetse. Niwe ufite igisubizo cy'iri torero, kandi tuzi ko ari umurima wawe, twasoromyemo imbuto, twahinzemo tugasarura. Ugirire abaryo neza, ubiteho mu izina rya Yesu. Amen.